witwa Diamond Platnumz nyuma yuko byagaragaye ko ashigikiye ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan, yatangiye guhura n'ingaruka, yatangiye guhura n'ibibazo bitandukanye. Biri kuvuga ko yamaze kuba yabura aba followers barenga 100,000 bamukurikiraga ku rukuta rwa Instagram. Yes, uyu muhanzi w'icyamamare muri Afurika yose biravugwa ko amaze gutakaza abarenga 100,000 bamukurikiraga kuri Instagram mu masaha make cyane ashize. Ariko si ibyo turabyita ikimana yanjye, nk'uko amakuru yemeza. Nyuma yo kugaragara ashigikira Perezida Samia Suluhu Hassan mu bihe by'amatora, bamwe mu bafana be batangiye kumufata nk'umuhanzi winjiye muri politiki. Abandi bakavuga ati Diamond Platnumz yagombye kuba umuhanzi wigenga, utagendera ku ruhande rwa politiki. Kuva ubwo bamwe batangiye kumukuraho inflower, abandi baramunengaga, abandi baramushigikira. Mbese byabaye intambara y'amagambo ku mbuga nkoranyambaga za Diamond Platnumz. Ibyo abantu bavuga, hari abavugaga ati Diamond ni umuhanzi, ntabwo ari umunyapolitike. Iyo yivanga muri politike yarangiza agahomba abafana, aba yumva ari ibice. Abandi ati oya, Diamond afite uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo bye, abafana nibamureke atangize ibyo atekereza. Abo ni bamwe mu batanga ibitekerezo. Ati none se ubwo wowe urabibona ute? Utekereza ko umuhanzi nka Diamond Platnumz agomba kwirinda politiki kugira ngo atabura abafana, cyangwa afite uburenganzira bwo kuvuga uko atekereza ibintu? Ibyo Diamond Platnumz yakoze nyuma y'izo mpinduka, Diamond Platnumz yasibye bimwe mu byo yari yarashize kuri Instagram bijyanye n'amatora ndetse n'amafoto amwe y'inyuma y'ibitaramo. Biravugwa ko ari uburyo bwo kongera kugarura isura ye nk'umuhanzi wigenga utagendera kuri politiki. Iyi nkuru iratwigisha ko buriya, ngewe murabizi, inkuru iyo ari yo yose yaba ari amakuru haba harimo ikintu cyo kwiga. Buriya iyi nkuru iratwigisha ibintu byinshi. Icya mbere, ese abahanzi bafite imbaraga zikomeye ku mbuga nkoranyambaga, ariko izo mbuga zishobora kubasubiza inyuma. Abahanzi bafite imbaraga zikomeye mu mbuga nkoranyambaga, ariko izo mbuga nkoranyambaga zishobora kubasubiza inyuma. Icyo ni ikibazo twese turi kwibaza. Ese umufana ashobora kugukunda uyu munsi, ariko ejo akaguhinduka? Ashobora kuguhinduka bitewe n'ibitekerezo byawe cyangwa ibyo ushigikiye. Abantu ntabwo bumva ibintu kimwe, kandi nk'uko bamwe babivuga, ubwamamare ni nka moto. Iyo uyitaye nabi iragutwika, iyo uyituye nabi nyine iragutwika. None se mbwira nk'ibyamamare byo mu Rwanda, wowe niba uri kunyumva uri icyamamare, ni gute wowe ubona iyi nkuru? Ese urabona Diamond Platnumz akwiye kwirengagiza ibitekerezo by'abafana, cyangwa ari guharanira ubwisanzure bwe nk'umuntu? Twandikire mu bitekerezo hasi aho unsubize uko wowe ubitekereza. Ntucikwe kandi n'ikiganiro gitaha, aho tuzaganira ku buryo bamwe mu bahanzi b'Abanyatanzania bashobora kugira ingaruka zikomeye
n'abashuti babo b'abafana nyuma y'ibibazo nk'ibi ngibi bya politiki, kuko abafana babamereye nabi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Hari undi wifuza ko twavugaho, watwandikira hasi muri komenti tukaba twamuvugaho rwose, kuko ibyamamare byo muri Tanzania rwose biri mu bibazo. Umve ngo biri mu bibazo. Nabonye n'uwitwa Zuchu nawe bamutangiye, uwitwa Harmonize nawe bamumereye nabi. Ubwo abo bari mu biganiro bikurikiraho, murandika muri komenti mumbwire uwo twabanza. Murakoze cyane kutureba no kudukurikira. Njyewe nitwa Olivier. Ikiganiro cyo ni ibisanzwe nyine, ibiganiro byo ni ibisanzwe kuri hano Iga Time. Ni ibisanzwe, ibiganiro bicaho buri munsi buri saa 12. Uzajya urebaho rwose, haba hari ikiganiro gisho, kandi wibuke gukanda subscribe, share na comment, like, ntubyibagirwe ibyo byose. Ciao ciao.